kumvikana abanyarwanda urebye ya mateka navuze aho tuvuye umuntu akabona uko twayanyuzemo n'aho tugeze ntabwo washidikanya kuvuga ko bwa budasa ari bwo koko bwa budasa burahari bw'abanyarwanda erega aho tuvuye ni kure niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe naho rwose tuzafatanya naho urebye aho tuvuye n'aha tugeze mwe mubona hari icyo abantu bagitinya koko hari icyatubaho kirenze icyatubayeho niyo mpamvu rero niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make mpereye ku izina amazina amwe mujya mwita mu kinyarwanda mujya mwita abantu muzi hari izina ryitwa hari izina Iyamuremye muramuzi none se muri abo harimo Iyaturemye oya aha icyo ngicyo nacyo cyo naryo ni izina nk'iryo rero mu mazina y'ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza Sibomana Iyaturemye ni iyindi ntabwo ari bo ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora ku nzego zitandukanye iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego rwa uyobora igihugu perezida ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi ariko
ni uburyo bwo kongera gusinya. Biza hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amaso inyuma ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye, bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga. Aya matora tugiye kujyamo ni igihugu, ni abanyagihugu, ni abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa ni uku, uko dushaka kubaho ni uku. Ariko icyo binavuze ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere, tugatana n'ubukene, sibyo? Hari uwatugejejeho ubuhamya, atubwira aho yavuye, atubwira aho ageze. Iriya ni inzira nziza rwose, kandi turamushimira ko we ku giti cye yashyizemo imbaraga ze, agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura uko yagiye abigenza. Turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo, tuyifatanijemo. Hari abanyarwanda, hari inzego za leta n'abo tuyobora, tukabifatanyamo, tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira. Uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere. Nibyo tuvuga, niyo majyambere tuvuga. Ntawe dusiga inyuma, ntawe dushaka gusiga inyuma, ntawe dushaka ko asigara inyuma. Politike rero muduhamagarira muri FPR, mu buyobozi bwayo, mu buyobozi bw'igihugu, niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma. Naho muri ibyo byose, ndandambara. Iyaturinze twese mu byo tuvuyemo, izaturinda n'imbere aho tujya. Ariko nibwira ko Imana irinda neza abirinda nabo. Ihera kuri twe, ikabonaho ihera idufasha kubaho uko dushaka. Ubwo rero icyo nsubiramo ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose, iby'amatora nibimara kurangira dusubire muri ya nzira yo gukorana neza, yo kubona u Rwanda nk'igihugu kimwe, abagituye bamwe. Hanyuma iby'amajyambere rero byo biza byiruka, birihuta. Ndumva nta kindi nakongera kuri ibyo, kubashimira ndetse kubabwira ko nishimye cyane kongera kubana namwe.
hanyuma ari Musanze mwavuze ko isigaye iri hafi irakabakaba umujyi wa Kigali. Turifuza ko imijyi yose uturere twose tw'u Rwanda ari uko tumera twose turifuza ko ari iyo nzira, kandi biragaragara nk'aho iyo nzira biyirimo cyangwa bizashoboka bidatinze. Urakoze cyane. Hanyuma rero nzi ko abenshi bamaze amasaha menshi cyane hano, mwazindutse mwaje ndetse mu gicuku. Rwose nagira ngo mbashimire uko kwihangana, ariko mbashimire n'intego dufite hamwe. Igikorwa cy'amatora cyo kiroroshye, ariko ibizakurikira nyuma y'amatora bikomeze bidutere imbaraga. Sinshaka gukomeza ngo mbirize hano, nanone ndabashimira. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza biri imbere.